inshuti zanjye banyarwanda mukomere, bifurije ikaze neza muri iki kiganiro cyanjye The Rubasha Family Podcast. Nk'uko rero dukomeza kuganira mu ntekerezo zacu za buri munsi, mu byo dutekereza mu buzima bwacu ducamo. Turacyaganira cyane ibintu bishingiye ku ngurana ibitekerezo, ku inspiringa, ku motivatinga, guterana inkunga mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu bintu twize, mu bintu twigishijwe. Ikintu nkomeza kubaganirizaho cyane ni ibyerekeye amadini, ni ibyerekeye ubukristo. Nari umukristo nk'amwe, ariko uyu munsi icyo nshaka kubabwira nk'abanyarwanda, nk'abanyafurika, ubukristo ntaho butujyana. Ubukristo kubirabura ntabwo ari cyo kintu kituranga. Buri gihe twiyamamaza tuvuga ngo turi abakristo, twiyamamaza tuvuga ngo kristo, twiyamamaza tuvuga ko hari ikintu duhuriyeho n'ubukristo. Abandi nabo biyamamaza hari ikintu bavuga ko ari abirabura se cyangwa ari abanyarwanda, bavuga ko bahuriyeho n'ubwisilamu. Ariko umunyarwanda uwo ari we wese, umunyafurika uwo ari we wese, ubukristo n'ubwisilamu ntaho buhuriye namwe. Ntabwo ari bwo buzima bwanyu. Ibi ni imyumvire twazaniwe n'abandi. Abakristo twabazaniwe n'abanyaburayi, ubwisilamu twabuzaniwe n'abarabu. Uko ni uko kuri, uko si ukujya impaka. Mbere y'uko abakoloni baza, abanyarwanda, abanyafurika ntabwo bari bazi aya madini. Ariko wabidushyizemo, warabitwumvisha. Batwumvisha ko ubukristo ari bwo buzima, batwumvisha ko ubukristo ari bwo buzima bwo kuzajya guhura n'Imana, batwumva ko ubukristo ari yo nzira uzacamo kugira ngo ugere ku cyo geraho. Abandi abisilamu babigisha ko ubuzima, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bagire icyo bageraho abanyarwanda, bazagomba guca ku bisilamu. Ibyo byose ntabwo ari byo. Ibyo byose, izo ngero ni imyumvire badushyizemo. Ariko iyo myumvire nusubira inyuma turasanga atari byo. Kuko abasekuru bacu, ababayeho mbere batabizi b'abanyarwanda n'abanyafurika, ibyo nta kintu bari babizi. Icyo nshaka hano kubabwira, ibyo abasekuru bacagamo bigisha ko ari bwo myumvire yabo yo gusenga, wenda uko babitekereje muri icyo gihe ntabwo byari bihuriye n'ibyo abakristo bazanye. Ariko ibyo abakristo bazanye nayo ni imyumvire bashyize hamwe, bayigereranya niyo aho basanze, bareba bati reba ibintu barimo, reba ibintu byo kuraguza, ibi ni ibiki? Ariko twe ibyiza ni ukujya ku cyumweru tukajya gusenga, tukajya gukora ikintu nk'icyo ngicyo, tukarangiza, twamara gusenga ibintu bigasubira mu nzira. Imyumvire yabo, abisilamu nabo baraza bumva ko ibyo ari byo byabo byiza.